sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom, shalom, shalom. Kubakunda gukizwa mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi n'abadakizwa cyangwa badakijijwe nabo ntabwo twabibagiwe. Imana ibahe gukizwa by'ukuri, kuko Yesu Kristo yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo abaha agakiza. Niyo mpamvu buriya nubwo benshi batabireba, umunyabyaha afite agaciro, ariko akagira agaciro karenze ako yari afite amaze kuva mu cyiciro kimwe yari arimo ageze mu cya kabiri. Aha rero hari umugabo w'impame usanzwe bagezaho ubuki bw'ubuhura, muramubona anigirije urugore ndetse rw'ikamba data yamwambitse. Iyo tuvuga urugore tuba tuvuga ikamba rya kibye, tukanavuga ndetse n'ikamba ry'ubutwari. Nzabibabwira neza ubutaha, kandi hari n'ibindi bimbere twasobanuye. Ndagira ngo rero abasuhuze nabibwire mu minota mike cyangwa mu masegonda, yongere abibwira wibutsa bakureba basuhuze. Yesu ashimwe. Nitwarira Imana Emmanuel, ndi umupasitoro w'itorero Gabata Prayer Mountain. Aba rero ndi inshuti ya Niseti, nkaba ngarutse imbere yanyu kongera kuvugana namwe iby'ubwenge. Ndagira ngo rero nkubaze ibibazo. Yego. Kuko ngiye simba mbashaka kumenya. Yes. Mba numva nkeneye ubugi, ikintu bita ubugi, ku buryo wa muntu uhata ibirayi cyangwa ibitoki cyangwa se amateke n'ibindi, iyo yakoresheje icyuma gityaye abagitinya. Iyo kidaca araharura ntibyemere. None kandi nzi ko ufite ubugi muri wowe, kuko n'ijambo ritubwira ngo ijambo ni ubugi, ijambo ni inkota ityaye, ni inkota moja abiri. Yego. Kugira ngo bataza kumva mere hari bakagira ngo ni bya bindi bisanzwe tuvuze. Cyane ibyuma bisanzwe abanterega bafite ikibazo. Ndagira ngo bazi ibintu bitandukanye byinshi, wihangane kuko ngewe rero umwana ubaza niwe umenya. Niwe umenya, kandi ngo ukuri utabaza ugapfa utamenya, ugasaza utamenye. Urakoze cyane. Reka duhere ku bintu byoroshye, dutangire tuvuga impamvu. Ni impamvu ki Imana itugerageza? Impamvu ki Imana itugerageza ikemera ko duca mu mubabaro, ikemera ko duca muri wa mubabaro w'umuriro tumaze igihe dusobanura? Ibishaka kubigenza gute? Ese ntiyagenda ngo ifate ibiti cyangwa ibyatsi ari abari byitwika, abari bigerageza? Kubera atwe tugerageza nuko turaba agaciro. Ijambo rya biravuga ngo zahabu igeragerezwa mu ruganda. Buriya rero zahabu ni ikintu gihenda, nubona umuntu ukambaye mu ijosi ujye umwubaha. Ni akantu gahenze cyane, kaba karaciye mu muriro ukomeye cyane. Rero agaciro ka zahabu ni ahantu iba yaranyuze, ntiyangirikiremo ngo igwemo, ahubwo ikavamo. Icyo kivuyemo rero niyo mpamvu gihenda. Natwe rero impamvu Imana iducisha mu bikomeye, ibigira ngo umwanda utuveho, hanyuma tuba abantu nyabo, mbega yishimira ingese zituveho z'ibyaha, niturebe ibone dushayininga tuyinejeje. None se ko naje nakarabye, umwanda n'ubuhe? Urabona hari undiho? N'ubuhe mwanda uvuze? Oya, ni umwanda w'ibyaha mu buryo bw'umwuka. Okay, ni umwanda w'ibyaha ari ryo cyo wavuga, ari ryo ryaco nyine. Aho ndabyumvisha. Noneho umuririmbyi akaririmba ngo mvugutira uncure unagure, ngo inkamba zimvemo. Inkamba rero burya ni ibyaha. Bimwe mba narimitse muri ngi ndani. Ubwiyemezi, ubwibone, ubwirasi, ubunyenda nini, kutamenya Imana, kutayubaha, kutayubahisha, kwiyobora, izo zose ni inkamba. Noneho rero impamvu igomba kukuvugutira ikagucura, ibyo byose bikakuvamo, ni ukugira ngo ibone uko igukoresha. Ntabwo urebe yagukoresha ugimbye, bwari bwo bwa bugi wavuga. Kuko umuntu akubwiye ati tema kiriya giti uri kutemesha ikintu kitari mu bugi, yaba kugoye kubera ko kidacyaje. Ubugi rero tubukura mu bigeragezo burya, niho dutyarizwa. Kandi Imana iguha umugisha, kuko biriya bintu ntabwo abantu bakunda kugwiza abantu, ntabwo babyigisha kugwiza abantu ngo bagire abakristo benshi. Niyo mpamvu noneho hariya muri Luka igice cya mbere, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, naho wasoma no mu gice cya kabiri byose ukabirangiza, yavuze ngo nuko umwana arakuragwiza imbaraga z'umutima.
bivuze ngo none ubwenge cyangwa bwa bugi tububwiriza mu kibazo mu butayu nyine. niyo mpamvu nawe ubwe yaheze bakajya kumushaka ariko agwiriza imbaraga ze mu kibazo. Hari n'ikindi kintu wigishije mu cyigisho cyawe nakurikiye, ahantu wavuze yuko abatizwa Kristo abatizwa atagiye kwinezeza by'umubiri, ahubwo yahise yinjira mu kibazo, wajya kugeragezwa na Satani, ari se wabimupangiye kugira ngo abe umusirikare nyawe ukamiritse, kugira ngo atazagamburura mu byago no mu makuba, kuko gukomera kwe ntaho byari kuboneka. Bivuze ngo kubera ko Isa ari we wamubatije umubatizo wa kabiri, mwe navugaga ni wowe umuriro nyine, umuriro ni naho icyaha gipfira twasanze, niho virusi z'ibyaha zihira. Ni naho mpamvu yabivuze muri Yesaya ibice 30:18 kurangizwa igice hepfo, aravuga ngo impamvu tugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano ngo kugira ngo itwigishe kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Reka dusenge. Turagushimye Mwami Yesu, tugushimiye ko wadushoboje, tugushimiye ko tuvuze izina ryawe, tugushimiye ko ijambo ryawe tumenye dudanaho riri, tuzanye hano ngo dusobanure iby'ubwiru waduhishuriye, kuko ntabwo wabitubwiriye kubiceceka. Rero nsengeye imitima yose yari irimo itwumva, nsengeye amaso yaturebaga n'azatureba mu izina rya Yesu, kugira ngo bahabwe umugisha nawe. Rero hindukiza abantu bo kwirukanka inyuma y'ibitangaza, bo kuza kukwaka imigati n'amafi, ahubwo Mwami bakurye, kuko ari we mutsima w'ubugingo. Reka rero Mwami ubarinde kunywa amata afunguye, kuko tubonye ko amata afunguye ahubwo atera bwaki. Reka rero barye ijambo rizima, barye umutsima utera imbaraga, kugira ngo Mwami bagere ku gakiza gakwiriye. Ubwo uri hafi kugaruka rero kujyana itorero, uzasange turi abagabo nyabagabo. Urakoze rero, mpesheje agaciro bene data turi kumwe, kugira ngo izina ryawe Mwami bajye bahora baryamamaza, kandi ubatungisha ibibakwiriye. Urakoze rero, ndagushimiye, nsengeye umurimo wawe, kugira ngo Mwami umurimo wawe ukomeze, wubakire muri twebwe, ukomereze muri twe. Urakoze rero kubw'iyi promosiyo uduhaye yo kongera kukwamamaza. Ngaho habwa ikuzo none n'iteka ryose, tubigushimiye tugusaba mu izina rya Yesu. Amen.